Igice cya gatanu. Umutambyi mukuru wese iyo atoranijwe mu bantu ashyirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke, ndetse nicyo gituma akwiriye no kwitambirira ibyaha bye nk'uko abitambira abandi. Ntawiha icyo cyubahiro, ahubwo ahamagarwa n'Imana nk'uko Aroni yahamagawe. Niko na Kristo atihimbarishije kwigira umutambyi mukuru, ahubwo yabihawe n'iyamubwiye iti, uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Kandi nk'uko yavuze ahandi iti, uri umutambyi iteka ryose, mu buryo bwa Melikisedeki. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane yabashije kumukiza urupfu ataka cyane arira, yumviswe kubwo kubaha kwe. Nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'imibabaro yihanganiye, kandi amaze gutunganwa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Imana ubwayo imwise umutambyi mukuru wo mu buryo bwa Melikisedeki. Tumufiteho byinshi byo kuvugwa kandi biruhije gusobanurwa, kuko mwabaye ibihuri. Dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge kubw'ijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza.